Yes, reka anongere mbasuhuze neza nizere ko mumeze neza mwese mudukurikirana umunsi ku munsi twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza abantu mwahisemo kudukurikirana umunsi ku munsi mwahitamo gukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho reka nongere mbasuhuze kandi nkomeze kubaha ikaze kuri Nyurwa Family TV show nitwa Jazo Christian maze kumenyera ijwi ryo maze kuryumva hanyuma iyi ngiyi nkuko nabivuze mu kanya gatoya ni Nyurwa Family TV show niho turi uyu munsi twakoze urugendo rutoroshye ariko nanone tuza kurukora tugana aho dusanzwe dukorera ibiganiro byacu ni kuri free zone imbere yo kwa Makuza downtown niho maze kumenyera ko dukorera ibiganiro byacu umunsi ku munsi niho tuba turi kandi niho ntekereza ko maze kumenyera cyane uyu munsi rero turi hano ariko twahuriye na couple idasanzwe ni couple nziza couple navuga ko mu by'ukuri ari couple yagize icyo nakwita ijambo ritoroshye mu by'ukuri hano muri showbiz nyarwanda ni Mishu uyu nguyu akaba ari kumwe n'umukunzi we ariko nanone byinshi batuzaniye birenze ibyo kuba bakunda nabo bazanye video ni video niba mubyibuka neza muri iyi minsi maze iminsi icicikana turaza gusesengurana n'aba ngaba bakaza kudufasha gusesengura neza ni video mu by'ukuri abangaba bamaze iminsi nabo ubwabo bashyira hanze ijyanye na video yiswe y'umunyamakuru wa Flash TV ndetse na Flash FM ko yaba yarari mu gukora ibikorwa bijyanye no gutera akabariro ni video yagiye hanze rero bituma abantu benshi cyane bagira byinshi bavuga bagira byinshi batangaza birumvikana bijyanye n'ibyari byamaze kuba tuba tuganire nabo atuganiye ku by'urukundo rwabo hanyuma tuzogaruka kuri iyo video muri rusange narindi kubabwira ibijyanye n'umusore mu mutara ugiye kumwerekana akagenda yarishyizeho tatuwaje ibidiredi biki barakureba bakakureba umusaza atari kunararumbije naherekeje abagiye kubyara atari ko naherekeje abagiye kubyara ataho kubyara uriya mukobwa bagenze iyo muhinda yanjye ibyara cyangwa kiro kubera iki umusaza aba yarakubyaye neza usa neza ibyo ujya kwiyandikaho byo ni ukuvuga iki umusaza papa wanjye niwe wandi yitifura umusaza usa neza ariko sinabwo mbona ntabwo yagutumbitsemo inkoni asofre wari wajya kwerekana mishobora mu rugo mishobora kumwerekana mu rugo najya kumwerekana ariko ntabwo wagira wasibaho washyiraho nk'akaneka kagavaho iyi tatuwaje siko nyine wagira wasanguraho n'impuza ukoresheje tatuwaje iyi kanzu se yayimanukana ntabwo byakunda ntabyo najyana bino ubigibi kose bakanareba kugera munsi y'intuza y'icyo uri kubibona bakanareba bakamenya ko babyaye urumva ko bazaniye n'umukazana usa neza umeze neza ufunze boko nawe urabyemeza ariko fe arabizi nawe ufite papa wawe utari imyaka 50 ndakoreye umwana wawe mugutwara kubera iki wowe icyo kiganiro wakoreye kuri Flash na Mishu urwo nakanyo byari byakubayeho papa waramutse ari muri ya myaka nkiya ntushaka gusanga nawe ariko kanyobya we ni we umuco byararangiye bise kanyobya yararangiye aramabona ko nabonye aho uzo yanhariye n'ingofero kanyobya yanhariye ingofero agutwara ingofero neza cyane ndetse yari imeze nk'uburere yagiye sinzi uko yagiye iyo yitwara nawe yayindi ndimo ndanyaruka ariko nisha mundeke ngiye bitatu bya challenge dusoze agina gatari mu cyo gihugu ubususekejwe n'ishuri
mureke nze Nyagatare n'umubara uyo ngo yuraka nkubwiza ukuri nimba agiye Nyagatare do yarahiye oya imbwa ntabwo yashobora ko wigira gutyo turabana kakubwira oya aho utuye sinshaka no none ariko wowe reka kubwire nkukurikiranye neza ubu ugiye mumbari ubu uri ku birinye by'ibya urimo uranyandagaza hano uranyandagaza imbere y'abantu ari ku birinye bya nawe rero ukuntu Fred yakubeshya ukuntu mishasa ntiyabeshya se njya mbeshya Mishu arashaka gutwika ntiyabeshya none se aranze none se ndatwika kangahe ko natwitse hatokombeye hariye imyotsi nayo yamaze gucunga nurimo gutwika none se uzaho nuye none se uzi program nayo ifite Mishu ntukabeshye kandi warahindutse wa mukobwa we tugenda gusura ariko wowe waturanya mirambo wisya kakashaho gushoye kakenge reka bazi yazo fe ugende ugenda Nyagatare ugende abazi ngiye mu gihe tubaze shani mute wowe ngo Excel ransi cyawugenda muri ya indi oya ngenda muri Excel gusa Excel Mishu uyu sugena muri Excel yaba yaparamira byanuza bitwaye cyane ngabanyonzi ni mukaranga sirebye nakubwiye wamuzanya hano wanzaniye Mishu asenye gusa naki utega ujya kwizagiza cyo ngo banyonzi ariko winyandagara gufata hari na Mishu ndakwinginze abanyarwanda baranzi ko mpagarariye umuco mu gihugu ariko ntabwo uranyandagaza kubeshya nzaguha oya nzamuha ikizame sawa nzaguha ikizame menye ku muco data twibariza utwo tubazo twigendere hasa kari kwiruka cyane yihuta afite inyota iri ku mukeba umuhogo inyota ajya bura Mishu inyota bara kumukengeza ni ngwiki sasti ariko twasoma yarazi ngo murambonurije ngo ndaraburije jewe naso warasomye mugenzi wanjye kampani yo gutwara abantu n'ibintu bayita ngo cy'umucyongereza company cyangwa se niyo Excel nyine bavuze oya niyo Excel tuvuze ngo company of transportation yeah of transportation ibintu n'abantu ibintu byo ubwo mubivangitiranyemo ya transportation n'abantu birahurira ni ibintu birakajyana uvuga ngo none cyanyuma n'iki cyose kanyibabariza hamwe mwarasubiza wowe uri manzi uyu ni isugi good isugi ni manzi bihe ninde wigisha undi kamera kuri Mishu ntekereza ko ari Mishu ngo ntekereza ko ari Mishu Mishu si wowe wigisha ubwo ngubwo kuko ubuse nakwigisha neza ni uri right she's right ni uzi ubwenge Mishu arabyemeye Mishu ubu reka ibyo uvuze nibyo sibyo meze gutya na Mishu arahari nguyu hano none ninde wakwigisha undi nyabo abahungu nibo baba bazi ubwenge abakobwa b'amasugi urumva baba bafite n'isoni nk'iryo ufite ubwo ufite isoni rero Mishu mwana we reka amasezere mwabagabo reka mukomezanye n'iyisugi njye se nasigara aha ngaho ugiye fatiye imanzi mu gihe wowe imanzi n'isugi baba bagomba kujyana bakagenda reka Fred b'amahirwe aho bishaka nibona amahirwe y'ikizira uretse Fred ntodwara bagakurikirana ikitazatuma ubumanzi ntabwo nabutakishita udukwiye bine fata mu kiganza cyangwa Mishu ifate bari ko fata mu kiganza ariko kizima barakuzamura gutya hakusha wa mwana wesha ubifeke ukinye ama pocket y'abantu ufite amarinete batarataraza ameze mu kuntu babandi bavuga ngo mwana ngo ndizungi yego baby uyu murabona ngo ndafata reka vuba fasikaye tuda mu mwanya wanjye nta kintu yanwa ko turi inshuti wahitamo sono Umukonyine umamagaye cyangwa ni bazi usubiza ikibazo urara naga ari Umukonyine n'uwinyamirambirwa kamara gushaka yiki kamara baretse kumwita ubona kamara mupanga ibiti ko kamara guhamagariza isaha mugiye gusohoka nuri guhamagarika vuga ari kamara na Fred wahitamo undi nuri guhamagarika yako desinahitamo uyu Umukonyine wanyoye amasa sana sibirenge bwa kabiri ko bitaha nubona ugomba guhitamo umuntu muzima wose wowe umuntu upfuye uramufatira iki umuntu arapfuye iyo ujyanye umusore ngo ugiye kumwereka mu rugo agufite dread yarakubise zitatuwaje ngiye mu mutara ngiye zitatu ndazihisha bazizi mu mafoto kuri kamera ariko iyo ngeze n'ikinyururu kubita ikinyururu iki kandi
darari by'abantu ibinyururu agagaragaza kema ikinyururu cy'imbwa ngo iki ni ikinyururu bashyiraho imbwa ni ukuri kw'Imana icyo ngicyo sicyo bashyiraho imbwa n'ubusubuzi akabambe wino ntabwo nakuru nawe abo nkuganirije nabi unganirije nabi oya ni ukuri kw'Imana uvuga ko ari yo siko kujya cyambaye narindi kubabwira iyo ujyanye umusore mu mutara ngo ugiye kumwerekana akagenda yarishyizeho tatuwaje ibidiredi biki barakureba bakakureba umusaza atari nararumbije naherekeje abagiye kubyara agaba ni insinga atari ko naherekeje abagiye kubyara ataho kubyara uriya mukobwa bagenze iyo muhinda yanjye ibyara cyangwa umva wamanuza kubera iki umusaza aba yarakubyaye neza usa neza ibyo ujya kwiyandikaho byo ni ukuvuga iki umusaza papa njye n'umwana niba bandi bitifura umusaza usa neza ariko se ntabwo mbona ntabwo yagutumbitsemo inkoni asofre wari wajya kwerekana mishobora mu rugo mishobora kumwerekana mu rugo najya kumwerekana ariko ntabwo wagira wasibaho washyiraho nk'akameka kagavaho iyi tatuwaje siko nyine wagira wasanguraho n'impuza ukoresheje tatuwaje iyi kanzu se yayimanukana ntabwo byakunda ntabyo najyana bino ubigibi bakanareba kugera munsi y'intuza uri kubibona bakanareba bakamenya ko babyaye urumva ko bazaniye n'umukazana usa neza umeze neza ufunze boko nawe urabyemeza ariko fe arabizi nawe ufite papa wawe utari imyaka 50 ndakoreye umwana wawe mugutwara kubera iki wowe icyo kiganiro wakoreye kuri Exrage na Mishu urwo nakanyombye byakubayeho papa waramutse muri ya myaka ntiya ntushaka gusanga nawe ariko kanyombya we niwe umuco byararangiye abisi kanyombya yararangiye aramabona ko nabonye aho uzo yanwariye n'ingofero kanyombya yanwariye ingofero agutwara ingofero neza cyane ndetse yari imeze nk'uburere yagiye sinzi ukuntu yagiye iyo yitwara nawe yayindi ndimo ndanyaruka ariko ndishaka mu ndeke ngiye bitatu bya challenge dusoze ngiye Nyagatare ari Nyagatare mu cyo gihugu ubususekejwe n'ishimishu ubusemishu mureke nze Nyagatare mu bar uyo ngo yiraka nkubwiza ukuri nimba agiye Nyagatare do ndarahiye oya imbwa ntabwo yashobora ko wigira gutyo turabana kakubwira ujya aho utuye aho utuye sinshaka no kwamenya none ariko wowe reka kubwire nk'ukurikiranye neza ubu ugiye mumbari ubu uri ku birinye by'ibya urimo uranyandagaza hano uranyandagaza imbere y'abantu ari ku birinye bya nawe reka ukuntu Fred yakubeshya ukuntu Mishasa ntiyabeshya se njya mbeshya Mishu arashaka gutwika ntiyabeshya none se aranze none se ndatwika kangahe ko natwitse hano kombeye hariye imyotsi nayo yamaze gucunga nurimo gutwika none se uza aho unuye none se uzi program nayo ifite Mishu ntukabeshye kandi warahindutse aho umukobwa we ariko se wowe waturanya Mirambo wise akakashaho gushoye kakenge reka bazi yazo fe ugenda ubugenda Nyagatare ugenda abazi ngiye mu genda tubaze shani mute wowe ngo Excel ransi cyawugenda muri ya indi oya ngenda muri Excel gusa Excel Mishu uyu sije na muri Excel yaba yaparamira byanuza bitwaye cyane ngabanyonzi ni mukaranga sirebye nakubwiye wamuzanye hano wanzaniye Mishu asenye gusa naki utega ujya kwizanyiza cyo ngo banyonzi ariko winyandagara gufata hari na Mishu ndakwinginze abanyarwanda baranzi ko mpagarariye umuco mu gihugu ariko ntabwo uranyandagaza kubera nzaguha oya nzamuha ikizame sawa nzaguha ikizame menye ku muco twibariza utwo tubazo twigendere hasa kari kwiruka cyane yihuta afite inyota iri ku mukeba umuhogo inyota ajya bura Mishu inyota bara kumukengeza ni biki sasti yarazi ngo murambonurije ngo ndaraburije jewe naso warasomye mugenzi wanjye kampani yo gutwara abantu n'ibintu bayita mu cyongereza company cyangwa se niyo Excel nyine bavuze niyo Excel tuvuze ngo company of transportation yeah of transportation
ibintu n'abantu ibintu byo biri ubwo mubivangitiranyemo byahuye n'abantu birahurira ibintu birakajyana uvuga ngo none cyanyuma n'iki cyose kanyibabariza hamwe mwarasubiza wowe uri imanzi uyu ni isugi good isugi n'imanzi bihe ninde wigisha undi kamere kuri misho ntekereza ko ari misho ngo ntekereza ko ari misho misho si wowe wigisha ubwo ngubwo kuko ubuse nakwigisha ibyo neza ni uri right she's right ni uzi ubwenge ishobora byemeye misho ubu reka ibyo mvuze nibyo sibyo meze gutya na misho arahari nguyu hano none ninde wakwigisha undi nyabo abahungu nibo baba bazi ubwenge abakobwa b'amasugi urumva baba bafite n'isoni nk'iryo ufite ubwo ufite isoni rero misho umwana reka mbasezere mwabagabo reka mukomezanye n'iyi sugi njye se nasigara aha ngaho ugiye fatiye imanzi mu gihe wowe imanzi n'isugi baba bagomba kujyana bakagenda reka Fred bamahirwe abishaka nibona amahirwe y'ikizira uretse Fred ntodwara ntiyari kurana ikitazatuma ubumanzi nakunda butakishita utukwe bine fata mu kiganza cyangwa bisho ifate bari kuna fata mu kiganza ariko kizima barakuzamura gutya hakusha wa mwana wesha uri fake wakira yaramukoresheje ibyaha singene ibyaha